Uyu munsi tugiye kwigira hamwe uburyo umuntu yakora video hanyuma akagerekaho indi video hejuru y'iyo video yakoze. Ubwo numva ngo tugiye kwigira hamwe editing ku buryo tuva kuri cya kintu cyo guhora dukora ama video amwe kidasobanutse. Witegereze neza iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora video isa n'iriya wabonye na postings. Ni ukuvuga ngo hari abantu bambajije icyo kibazo, ubu nibo ngiye gusubiza, nawe urebereho kugira ngo utaha ujye umenya guhinduranya ama video yawe. Mbere yuko dukomeza, nubona ukunze iyi video ukore follow, liking, hanyuma ukore share iyi video kugira ngo n'abandi bajye babasha kuza kwiga nk'ibi ngibi. Twagiye rero dukomeze kugira ngo tubashe kurebera hamwe uko ibyo bintu bikorwa. Nturangare, ntihagire akantu na kamwe kagucika, ubutaha iyi video izagufasha nawe kubikora. Dukomeze turebere hamwe uko bigenda. Icya mbere, banza ukore video bisanzwe muri TikTok yawe. Niyo step ya mbere ibanza. Hanyuma step ya kabiri ikurikiyeho, urajya kuri ako kantu kanditseho edit. Ako kari hejuru kanditseho edit ukandeho. Hanyuma numara gukanda kuri ako kanditseho edit, uramanuka ujye ku kantu kanditseho overlay. Ako kantu ubona tukwereka kanditseho overlay ni kukandaho. Ako kantu karagenda kakwinjiza ahantu ufite ama video yawe asanzwe muri telefoni yawe uba warafashe. Hanyuma uhitemo video ushaka kuza gusanisha n'iyo ngiyo. Hanyuma uzuyishyire kuri ya video yindi, hanyuma ugabanye. Iyo ushaka kugabanya uyigire kuri meziri ushaka kuyishyiraho. Hanyuma nurangiza ubwo video yawe iba yamaze kugerayo, ukande next, hanyuma ukurikize izindi etape kugeza kuyipostinga. Urakoze cyane.